nyine dore ukuntu ubundi byagenze. Njyewe nari ndyamye hagati y'abagabo babiri, urumva umugabo wanjye hano ku rundi ruhande hariho uwo mushyitsi, njyewe ndyamyemo hagati. Gusa nyine kuko matera yacu ari ngari nyine ari nini, twebwe twasaga nk'abagiye ku ruhande, nawe aryama ku rundi ruhande ku buryo hagati yacu nawe harimo umwanya. Rero ukuntu naje kwisanga nasambanye n'uwo mugabo, mu by'ukuri ukuntu byagenze ni ibintu nanjye ubwanjye ntari napanze pe, ni ibintu nanjye ubwanjye ntari napanze. Ariko mu by'ukuri nawe urebye ubuzima twari tubayemo, ndakubwiza ukuri nawe ari wowe wari kwemera kuryamana nawe. Dore ukuntu byagenze, twari turyamye noneho turasinzira, ariko ubwo twari twacanye radiyo, hari akaradiyo kari gahari ka Soriteke tumwe twa kera, twaragacuranze kararagasakuza, harimo volume nyinshi. Noneho ubwo uwo mushyitsi wacu ntumbaze igihe naje kumwegera, nkeka ko ahari yagiye ankurura buke buke nasinziriye, ankurura kugeza ubwo muryamye iruhande, kandi rwose ntawe umenya uko byagenze. Nongeye kugarura ubwenge n'ibitekerezo, numva negeranye na wa mugabo w'umushyitsi, kuko uruhande yari aryamyemo nari ndozi. Noneho umugabo yatangiye kunkorakora ku matako. Mu by'ukuri wumve ukuntu iryo joro ryari rimeze, umve ngo nari nambaye n'ipantaro. Umugabo wanjye yari yambwiye ati rero madamu, urabona dufite uburiri bumwe, uyu mushyitsi wacu nta handi yarara, nta ntebe dufite ngo ararara mu ntebe, kandi yansuye dutunguye, ntago iri joro wajya gushaka ahandi hantu urara, urare wambaye ipantaro, utaza kurara wambaye ikanzu cyangwa ijipo ikaza kuzamuka kandi turi kumwe n'umushyitsi. Nari naraye nambaye ipantaro kugira ngo byumve ko nta gahunda nari mfite yo kuryamana nawe. Nuko nongeye kugarura ubwenge nkakungusa nk'uwicuye, numva umugabo arimo arankorakora ku matako. Bwa mbere nabanje kugira ngo ni umugabo wanjye urimo ankorakora wenda ashaka yuko dutera akabariro. Ndabyibuka narahindukiye mwegera ngira ngo mubwire ngo hari umushyitsi. Nyihindukira kuko hari mu mwijima hatabona, numva impumuro ntago ari y'umugabo wanjye, niko guhita mukoraho, numva ibyanwa byinshi, numva ibisatsi, mpita mbyumva ko ari umushyitsi, mpita mwiyaka nigira hirya. Mu gusubira hirya ariko umugabo yaramfashe yanga kundekura, mwiyaka ariko mu kinyabupfura ntasakuza cyane kugira ngo ntakangura umugabo cyangwa nkamutera ubwoba akagira ngo uwo mugabo arimo aramfata ku ngufu. Namwiyatse mu kinyabupfura buke buke, umugabo arankurura aranyongorera arambwira ati ko numva ameze nabi ndimo kukwifuza, wansaidiye nkakukubita kashi. Urumva mu by'ukuri iroka nkubwire ubuzima mbaye murabozi, sibyo? Ibaze kugeraho nta souvenir nari nkifite yo kwambara, nari nsigaye njya mu mihango nkabura uko nigenza kubera nta kariso nari nkigira, nta mwenda, nta gitenge, kurya ni ibibazo byonyine. Noneho n'iryo joro uwo mushyitsi yari yadusuye, iryo joro ndabyibuka, umugabo wanjye yahamagaye mukuru we aramubwira ngo namutize 3,000 tubone uko dutekera umushyitsi. Twebwe twamenye guhita twigurira amandazi 2, isukari bihari, tukirira amandazi tukiryamira. Ariko ntabwo umushyitsi nk'uwo ngo w'umukire wari uvuye hanze nubwo yaradutunguye yari burarira amandazi. Twarihanganye duteka agaceri, duteka udushu n'ibishyimbo, mbese n'ibyo twamwakirije ntabwo ari ibiryo byo kwakiriza umushyitsi uvuye hanze. Urumva ubwo rero ubwo buzima nari mbayemo, sinari nkijya mu mihango ngo mvuge ngo ndagura padi ngo kotegisi yo kwambara. Hoya, urabizi ukuntu kera twajyaga tubigenza, twafataga agatambaro ugashaka uburyo wibinda nk'uko uziba binda umwana, nuko byagendaga. Mu by'ukuri uwo mugabo akimbwira ati ubansaidiye ko ndi buguhe kashi, ntago namusunikiye kure, namuteze amatwi, nawe ari we wamutega amatwi. Ariko nyine bwa mbere nabanje guhita mbyanga, ndamubwira nti hoya ntago nabikora, umugabo wanjye ari hano. Arambwira ati nyine wowe ceceka tubikore mu ibanga, ntago ari bumenye ibyabaye. Ndamubwira nti hoya ntago yabimenye yanyice. Ariko ubwo njyewe urabizi iyo ndi kuganira nawe nkubwiza ukuri, mu by'ukuri mpakanira uwo mugabo sinamuhakaniye kuko ntabishakaga, nari nkeneye amafaranga. Namuhakaniye gusa kubw'icyubahiro, nashakaga kubaha umugabo wanjye, nkavuga nti ntago naciye umugabo wanjye turi ku gitanda kimwe. Kongomani
yari afite agafone iruhande, yaragacanye mbona acanye itoroshi, gusa umugabo wanjye ku ruhande yari arimo arafurura koko yasinziriye, kuko bari baraye bananyweye inzoga. Urumva uwo mukire yari yaje afite kashi, bajya mu kabari. Nuko uwo mukire yarahindukiye, hirya yari bage ye akuramo amafaranga. Narayabonye gutya mbona ni za 5 nyinshi, arayazingazinga gutya arampereza, aramfumbatiza, arambwira ati ngayo amafaranga kandi njyewe nunashaka njye nanaguhindurira ubuzima buno buzima ubayemo, ariko ubwanyongoreraga buhoro. Ariko uri umudamu mwiza, ntabwo ukwiriye kubaho nabi gutya, ngo nukubaha umugabo. Umva, arambwira ati ntabwo ukwiriye gusa nabi gutya, uri umudamu mwiza nyine. Oya, uwo mushyitsi dore ukuntu bimeze, njyewe umushyitsi ntabwo nsanzwe nziranye nawe. Oya, nawe rero wagira ngo sitori nagutangire nimba wari urihe, ntabwo nsanzwe njyewe nziranye nawe. Ni umugabo wiganye, nyine yiganye na shere wanjye n'umugabo wanjye, bariganye kera bakiri abana, gusa we ngo yari umwana wo mu biryo, ariko akaba yari inshuti cyane n'umugabo wanjye. Nyuma y'igihe rero famiye yabo ngo yaje kwigira hanze, gusa akajya yoherereza umugabo wanjye udufaranga, kuko hari nk'igihe umugabo wanjye yambwiraga uti ya nshuti yanjye iba hanze nkubise udufaranga. Uwo munsi tugahaha amafu, tugahaha imiceri, tugaha ibintu byose. Mu by'ukuri nari muzi mu magambo, nzi ko ari umugabo w'umukire ujya uduha amafaranga tugahaha, tugateka, tukarya. Ubwo rero icyo gihe haza rwose twamwakiriye nyine mu byubahiro byinshi, nk'umushyitsi wagiye utugaburira kenshi, nk'umuntu nyine watwitayeho. Umugabo umve nka nakinsaba yuko rwose turyamana, nyine mu mutima byarantunguye, nubwo ntabigize intambara, ariko byarantunguye kubera inshuti magara y'umugabo wanjye irimo iransaba ko turyamana. Umugabo yamfumbatije amafaranga gutya, hahandi nawe uyafata ukayakanda ukumva arimo pe. Arambwira ati humura, ndabikora buke buke, ntabwo umugabo wawe ndi butume abyumva. Urumva? Nuko kumuhakanira byarananiye pe, kubeshya ni icyaha, byarananiye. Uzi yuko iryo joro nari nabwiye mama ibintu byambayeho by'ukuntu nabonye umushyitsi nkabura ukuntu mwakira. Icyo gihe umugabo wanjye yari atarabona, mukuru we yari ataramuguriza ibyo 3. Mama yarambwiye ngo mu gitondo nzindukireyo iwabo, njye gufatayo agakawunga, mfatayo utuntu. Ibazeho umugore asiga urugo rwe akajya gusahura urugo rw'iwabo, nawe urabyumva. Naramubwiye nti ndakwinginze ubikore buke, umugabo ntabyumve. Urabizi tuba mu nzu ya chambrette, inzu twishyura 20,000, byari 15 bongeraho 5. Materi biraho amabasa ari aho ku ruhande. Nyine mu by'ukuri n'uwo mushyitsi yarebye ubuzima tubayemo, agahinda karamwica. Nuko umushyitsi rero amaze kumfumbatiza izo note, akambwira ukuntu yamindurira ubuzima, yarambwiye ati wowe hindukira untera umugongo nkwereke. Narahindukiye mutera umugongo, umugabo anturuka inyuma aratangira arankorakora. Urumva? Mu by'ukuri nari mfite ubwoba yuko umugabo wanjye ari bubyumve, ariko nanone nari nkeneye amafaranga, ntago nari buyangize, nari nzi ngo ni nangaye. Umugabo yarankorakoye nyine, arankorakora. Ubwo naryamye namuteye umugongo, ankora ku mabere, atangira kunkanda amabere nyine, ankanda imoko z'amabere. Arabikora buke buke, ko umwanya ugenda ushira ngenda nshyukwa. Buriya ahantu hari amafaranga no gushyukwa birihuta. Wumve ngo nashyukwe vuba pe, niba ariko nari mfumbase intote gutya mu ntoki simbizi. Umugabo arankorakora ku mabere, hashize umwanya nibwo yakojeje intoki imbere mu gapira, aratangira ankora ku mabere. Arankorakora, umva, ankora ku mabere. Noneho iwana arayakanda pe, imoka arazikanda. Ndagenda nanjye ndatura rwose, ndashyukwa bya nyabyo, numva nanjye nshaka kurongorwa cyane ko iryo joro ntabyo nari nakoze, kubera yuko umugabo wanjye nyine yarambwiye uti umunsi nabyo turi bukore, dufite umushyitsi. Umva, umugabo yagize atya, atangira kumanura ya kabutura. Nari nambaye ikabutura narengeje y'ikanzu, amanura ya kabutura ayinkuramo. Amaze kuyinkuramo niko gutangira kunkorakora ku bintu.
arankorakora akigikora harangije arambwira ati ibaze kuba ufite ibintu bingana gutya byiza gutya ukaba ubayeho nabi gutya, kuki abadamu mwisuzuguza? n'ibyo yambwiraga nyine nkumva birimo birantungura nk'inshuti y'umugabo wanjye, ariko simbitindeho. arambwira ati wowe uje ukansanga iriya hanze naguhindurira ubuzima, n'abakuzi bose bakajya bakureba bakakuyoberwa. umugabo yarakomeje arankorakora, ngiye kumva numva nawe amanuye ipantaro ayikuyemo, ariko ntiyayimanura yose ngo ayikuremo, kumumanura umwenda nyine ukawugeza nko mu mavi. mu by'ukuri umugabo yanjye yari asinziriye pe, ari gufurura. umva uwo mushyitsi nagiye kumva numva atangiye kugenda yisosekamo, anturutse inyuma nyine naryamye namuteye umugongo, nagiye kumva numva yisosetsemo. yari afite inkoresho pe ihagije, si rwari runini cyane, si kari gato, nyine yari iri mu wayene. umugabo arangije ayishyiramo. amaze kuyishyiramo nagiye kurambura umugabo wanjye ari inyagambuye, ndavuga nti ndapfuye. ngiye kumwiyaka ngo nigire imbere umugabo atamvumbura, umushyitsi aranshakira arambwira ati humura we kwa mugume hamwe ntabwo ari bubimenye. umugabo yari inyagambuye, ku bw'amahirwe numva arongera arasinziriye. ubwo twe twavumbitse, twabaye tubipowesheje, umugabo twumvisha akomeje gufurura, nibwo uwo mushyitsi yongeye gukora ibyo akora. yaratangiye arandongora, ubwo yandongoraga niba arabyita muri Rolante, kugira ngo nyine tutazunguza uburiri umugabo akabyumva. yandongoraga muri Rolante, gusa amahirwe twari hasi, niyagira vuba ntabwo igitanda cyari bukake kuko ntacyo twari twiryamiye hasi. yaratangiye arandongora rero, gusa niba ari uko twakoraga ibintu twihishe, byari biryoshye pe sinakubeshye, byari biryoshye. bimwe bavuga ngo ibintu byakibano biraryoha, byari biryoshye rwose. umugabo yaratangiye rero arabinkorera, turabikora turaryamana. ewana hashize umwanya duhindura na posteri, gusa tukajya tubikora buke buke, byari biryoshye byatari. hashize ingahe naje kurangiza, umugabo nawe ararangiza, ubundi turaryama. ndangije ndongera nzamura ya pantaro yanjye ndayambara, ndongera nigira hirya, ndagenda negera umugabo wanjye, umushyitsi asigara aho ngaho. ipinda ryanjye neguye uburiri gato, ndinaga munsi y'uburiri hirya ku ruhande. sinari nzi ngo nangahe nari bubirebe mu gitondo. ubwo umugabo hashize umwanya nk'iminota nk'isaha, umugabo yarongera arankurubana, ndamwegera kugira ngo numve icyo ambwira. arambwira ati waretse nkaguha andi mafaranga ukongera ukampa kandi gato, uko numvisha uryoshye cyane ntabasha kukurongora, njye mfite amafaranga menshi. naramubwiye nti rero ibi birahagije, ushaka byinshi ukabura na bike, mbabara sinshaka kwiteranya n'umugabo wanjye. ariko ubwo twavugaga buke umugabo yakoze inyuma azamura amafaranga, mbona arimo y'imyeru y'amadolari, arampfumbatiza gutya, nawe yampaga atabaza, arambwira utakira wowe humura, tongera tubikore neza nk'uko twabikoze. umugabo twarongeye turabikora, turaryamana pe, turabikora. nyuma birangiye nibwo nanjye nagiye nasinzira, turaryama. umugabo wanjye ntiyamenya ngo byagenze biti, reka ubwo wa murundo w'amafaranga nawo muraga inyuma. mu gitondo bukeye narabyutse, mfata ya mafaranga, nabyutse mbere yabo, mfata ya mafaranga yari imirundo 2, ndagenda ndasohoka njya hanze, ndabanza ndayabara, mbona ni 320. ndabyibuka pe, nahise mfata inoti ya 20, ndagenda njya kuri botike, njya guhaha akanyama, maha ibintu byose, maha amata, duteka agacyayi k'amata, ndaza ndateka. babyutse basanga nahishije. mu by'ukuri umugabo wanjye ntiyarazi ngo amafaranga nayakuye he, nabakiriye neza muri icyo gitondo. ubu umushyitsi aratuganiriza, aratubwira ngo yadukunze, nyine yakunze hano hantu twibera, ubuzima twibereyemo. gusa uwo mushyitsi yabyutse afite akanyamuneza byatari. mu by'ukuri ikigaragara nijoro yari yishimye, kuko yarabyutse mu gihe agiye kudusezera aratubwira ati buri wese nambwira ikintu ashaka. ndabyibuka umugabo wanjye yaramubwiye arashaka igishoro cyo gucuruza, nanjye mubwira yuko nshaka imashini yo kudoda nkifungurira atelier. uwo mushyitsi yadukubise amafaranga
aravuga uti muhindura amateka muhindura ubuzima, ariko agiye kugenda arambwira ngo nimuhe nimero zanjye. Urumva, umugabo namukubise nimero mu ibanga, umugabo ntiyabimenya, ubuzima turabukomeza, umushyitsi arataha. Ahubwo dusigara njye n'umugabo wanjye twiga ku mafaranga icyo tugiye kuyakoresha. Twafunguye botike, nanjye kugura imashini mba mbiretse, turavuga uti kadufungure botike nini, noneho ahubwo dufatikanye turi babiri tuyikoremo, tube turetse kuyasandaza mu bintu byinshi kandi ari make. Mu by'ukuri twaratangiye turakora. Hashize ibyumweru 3 wa mukire yarampamagaye kuri telefone, aza kunsaba yuko namusanga hano muri hoteli. Yari ahari aza kunsaba ko namusanga hano muri hoteli mu ibanga ryanjye nawe, ngo n'umugabo wanjye ntamenye yuko yagarutse inaha. Mu by'ukuri urumva umugabo waduhaye amafaranga, nanjye bwanjye akagira yama bwa mbere. Urabizi abadamu iyo wamweretse ko ufite amafaranga, yewe wamurongorera ubuntu uko bishaka. Umugabo yarampamagaye, musanga muri hoteli. Umva, umugabo turaryamana pe, ndetse ambwira yuko muri iyo minsi agiye kumara igihe hano, ashaka yuko nazajya mwitaho. Umugabo twatangiye kujya turyamana buri munsi, namusangaga muri hoteli yari acumbitsemo. Buri munsi nkamusangamo, kandi ubwo nataha narongowe, nagera mu rugo nkumva umugabo nyine ntago mushaka, ibintu nk'ibyo. Umukire yaragiye amfata neza kuko. Gusa umugabo wanjye atangira kunkeka, kuko yaramburaga, akibaza ahantu nagiye, nkamubeshya. Rimwe umugabo wanjye yaje gufata telefone, kumwe umugabo batangiye kugukeka ko ushobora kuba usigaye umuca inyuma, kuko yarebaga uburyo nsigaye mva mu rugo nambaye. Afashe telefone, yagiye muri message, avumbura ibintu byanjye byose, asanga ya nshuti ye tujya turyamana, tujya tubiganira, nimero ze naranitseho izina mbonye, ariko umugabo wanjye yabonye iryo zina, abona iryo zina rya twavuganye kenshi, niko gucekinga asanga ni ya nshuti ye. Umugabo wanjye yarumiwe, umugabo wanjye arandakarira. Icyakurikiyeho ni iki? Kandi ubwo twari dutangiye kubona amafaranga, umugabo twaratandukanye, cyane ko twabanaga n'ubundi tutarasezeranye, twaratandukanye. Arambwira ngo nimuvire mu nzu, kuko nari mfite amafaranga rero ndyoshye. Iyo nshuti yari ikintama amafaranga, ndavuga nti n'ubundi nta birenze. Abagabo n'abafite amafaranga. Nuko nanjye mva mu rugo numva nta ribi, ndagenda fungura kandi kabotike kanjye ku ruhande. Uwo mukire turakomeza turaryamana. Bidatinze naje gusama. Nsamye ariko ngira impungenge, ndavuga nti se iyi nda koko niyo umugabo wanjye cyangwa niyo uyu mukongomani? Mbura amahitamo. Gusa nanone nkurikije icyo gihe nkakeka yuko ari y'uyu nguyu, uyu mugabo wo hanze. Byaje kurangira ari we mbwiye ko yanteye inda, kuko niwe umutima wanjye, kandi koko n'undi byari byo yariwe. Naje kumubwira yuko yanteye inda, arambwira ati kuri iki gihe hari umuntu ugisama atabiteguye. Ndamubwira ni nanjye ntabwo nzi uko byagenze, gusa wanteye inda. Arambwira ngo nintuze nta kibazo, ngejo azaza kundeba tubiganiraho, turebe ukuntu twakitegura umwana. Ngo hari n'ibindi byinshi ashaka yuko dupanga ku bijyanye n'umubano wanjye nawe. Akivuga ibyo bintu nahise nkeka yuko nyine ashaka kuntereta, ashaka yuko nazamubera umugore. Bwarije umunsi twari buhure, nabonye atigeze ampamagara, muhamagaye ifone yanga gucamo, mwandikiye ifone yanga gucamo. Mu by'ukuri naramubuze, ukwezi kwa mbere gucamo naramubuze. Nibwo naje kujya kuri Facebook, naho njya kumuhigaho, nza kumubona, kuko nari narigeze kumva yuko ngo yakundaga gukoresha Facebook ngaganira n'umugabo wanjye. Nza kumubona, mubonye rimwe duhurirana nuko ari active. Naragenda mwandikira, ndamubwira nti se kuki wampemukiye, ibi ni ibiki wankoreye? Kubona ngiye kubyara gute, ngiye kubyara umwana udafite se? Ukuntu yarambwiye uti nta kibazo mfite cy'ubushobozi pe, twakabyaranye, ariko uri ikigoryi. Uri umwe mu badamu b'ibigoryi nabonye, umudamu utinyuka agaca inyuma umugabo we,
akaryamana n'umushyitsi, ikindi ubizi ko uwo mushyitsi ari inshuti y'umugabo wawe. Uti nanjye nagize umugore umeze nkawe, niyo mpamvu wabonye nza harankaza nkakureba nkakwifuza, si uko nari nkukunze, ariko nanjye nari nkumbuye kurongora umugore yarantaye, twaratandukanye tuzize uburaya bwe. Rero nanga indaya aho mva nkagera, ntabwo nabyarana n'umudamu w'indaya, nta nubwo nakunda indaya njyewe, niyo mpamvu nakuretse. Nakuyemo isomo rikomeye. Umugabo yarambwiye, ndavuga nti koko uzi ko ndi ikigoryi. Nakuyemo isomo rikomeye. Badamu muri kunyumva, abakobwa muri kunyumva, ntihazagire na rimwe ko ugomba kwizera igitsina gabo, nk'uko nabo badakwiye kubizera, kuko natwe ntituri beza. Ariko ibaze uwo mugabo waje akanshukisha amafaranga, nkagenda nkashyuha ku buryo nibagiwe yuko, ku buryo nabuze n'ubwenge bunyibutsa no kuvuga uti nakoreye aho, reka njye mu kinini cyo kudasama. Finally naje kubyara, ngo amahirwe nuko nari mfite ako kabotike, maze kubyara neza umwana asa nka wa mushyitsi, fotokopi 100%. Ndavuga nti Imana ishimwe narakoze no kutayishyira kuri uriya mugabo wanjye wa mbere, noneho yari no kumirwa. Rero nuko byangendekeye, ninjye wizize, nazize ubusambanyi no gukunda amafaranga. Ariko namwe bakobwa muri kunyumva, ntimukizera abagabo, ntimukizera abasore. Umusore yo gukunda, yagufitiye irari, yagufitiye umushyukwe, araza akagupromisinga ibintu byinshi, ukumva neza neza isi yose urayifite. Ariko iyo yakurongoye kanga amaze kuguhaga, nta kintu na kimwe abashaka kugutaho, kuko nyine uba wacitse amazi kuri we.